Reka nshimire wowe wakoze subscribe kuri channel yacu, reka nshimire wowe ukunda filime Umwari series. Mukomeze mukore subscribe ubundi tugeze ku 100,000. Ariko nabazariye indi filime cyashya. Aya basiya. Rebe hakuno muri quartier intambara zavutse do. Tatavuza ngo musohoze. Moso zana hano. Gasasira muramuzi n'umuhitinzi muri quartier. Nasohoka Baramuzi ndamushaka. Bamurebera ku rutugu wowe nde umushaka ucezereza ngahe iryo wabiryana pe wabiryana gute wangiriye imwe ko ndi imfubyi gutwita byo nago birimo utazabihonda mukane kare kandi muzima nukuri banje ndi muzima ko ndi imfubyi sinushaka bamwicishije icupa papa yari yicishije icupa mama urebe kumbwira ngo nkamwime ibintu je mwime bwombo ukamwima iyambaga yansiramura nta kinya yahitanyica menya ko ari we nzabyara sha mwana umunsi nari gusiba imbaraga nari kuzikoramo ibiraha kabisa amakokoro Ruvi hako na ruwatahutse menya yarahukanya kaburujya kumucyura Imana ibahe umugisha kandi turabakunda cyane. Umva voka jewe ndarambiwe. Ese ikibazo cyanjye cyarakunaniye nshaka ubundi buryo nkikemuriramo. Oya ngiye ndabona ibintu byanjye byarakunaniye. Ndarambiye guhora nihishahisha mba mu buntu bw'ubuzu budasobanutse. Hanyuma se ubundi flash wambwiye ko uzama kujya utarimo kuyinzanira. Ndahantu yewe aho ngaho ahantu nihishahishe mu buntu bw'ubuzu aho ngaho gutyo. Ngo turahure ese nta telefone yanjye ufite. Wowe fata umumotari. Umumpe muyobora ahantu. Ndagutegereje rero kandi ntumbeze. Kandi avuga giye ndabona niba byarakunaniye wansobanurira neza ukambwira nkishakira abandi bantu babifasha. Nge mfite uburyo bwinshi nakemuramo ikibazo cyanjye. Sawa, ndagutegereza. Amafaranga nagoye ntabwo ahagije. Ukeneye angahe se kandi none hora? 50,000. Sawa reka nzinya kohereza ariko ibibazo byanjye nibikunaniye amafaranga yose umaje kundi uzayazira. Ntugire ngo giye Domina ndakina. Nta muntu ujye utwanye ngo duhere. Asoni. Sawa reka nzenyohereza. Ese wowe bite ko urimo kunyumviriza kuri telefone? Ntabwo nanjye ukumviriza ariko natambukaga nyine ndimo ngusezeranya ngo nandi gutambukanya agira ngo usezere ariko none haka nakome ugiye herate namangiye kwa Birasa subiramo numve ngiye kwa Birasa hari icyo mpfa nawe se Birasa ntiyanyirukanye Birasa ntiyankubise ngiye nsubiye kwa Birasa ziba nakumvise urarutse nene uriya ungejeje aho ngeze aha ugiye kwifatanya nawe ariko ubu sinibyari ikishira niko arate uburaje ugenda uvuga ahantu tu Mu kibazo tugomba kubimwumvisha uko byamera kose kagiye ibyo mvuga ndabizi nuko nakumva kubika igihe kirekire ko ndabizi neza ntabwo natuma abana bahuje amaraso baba erega byaba ari amahano naba ndi mubyeyi iki ntabwo birasa n'umwari bakomeza kuba byaba ari amahano naba ngaragaje gutsindwa nakoze amakosa ariko ntabwo nakomeza kurebera ngo ndebera amahano akorwa amaraso yanjye akorana amahano turamwumvisha nari ntagakingiza nyine isazi turimo tuvuga waza tugataha ariko utana nande papa wampaye amahoro uranshaka hiki ndi umwana bafata bagashorera bakajyana ahantu bashaka gusa mwana aho ntaguhaye amahoro ni hehe papa reka mubwize ukuri imitwe watetse yagupfubanye
imitwe singe yagupfubanye nakoze iki yewe ndi umwana wa Domina kuva ryari burumva nabeshye ngo bimarire iki koko ese papa iyo ufata ubwenge bwanjye ukabucurukura amakuru mfite kandi mpagazeho nizeye neza umwana wa Domina afite umushumi mu nda ari nawe ubarogeyeho birasa kugira abikiremba uwo mushumi ngenda wambaye ibyo kutabambara ni ndawambaye umwana ku buryo uza hano guteka imitwe ngo ndi umwana wa Domina papa ntahantu njyana nawe ikindi kandi sindi umwana muto bafata ngo bashore uko bishakiye ibyo by'umushumi nta by'umushumi none reka ngusore nimugende akose mwana wanjye kwibyo ndi gukora byose ariko bw'ineza yawe ibyo nuko bisi ndikubwineza yawe neza niyo kuneranya n'umugabo wanjye ntabwo ari umugabo wawe muramarasa mwana wanjye mwanze gukora wamfashije mwana wanjye waretse gukora mwari mwana wanjye waretse reka mubwire ndi nyogosenge ihangane gato mubwire tuganire umubyeyi ikosa yakora igihe ryose aba ari umubyeyi reka twemere ko papa wawe yakosheje koko atakubwije ukuri ku gihe ni ukuri ariko nawe wibuka yuko ugomba kumvira umubyeyi kandi ikintu cyose umubyeyi akoze agikora azi ko ari kugirira umwana we neza izina ry'Imana da waduteze amatwi turakwinginze dutega amatwi ibyabaye nakoze amakosa koko nkuko nyogosinya kubwira ariko nyumva ndi guharanira neza yawe ndi guharanira ko mutaza n'ikizira mu muryango wacu ibaze wowe na birasama ntabwo ikosa rikosa nimugende sinabateza amatwi nimugende oya papa mwamfasha mukigendera akose mwana koteje nje uyu mushaka kujyana ntago mva hano ntago ngira uti ntago mva hano subira mu nzu gira vuba ndavuze ngo subira mu nzu ntago mbigusaba ndagutegetse mama ntabwo ngende busubire mu nzu nanjye ndavuze ngo ntabwo uri bugende ndabuzwa n'iki kugenda se rati narakubyaye ndakonsa ndakurera urakuzungana gutyo warambyaye mama uri mama rwose nta nundi mama uzavuka ariko ngewe ntugire ngo sinumvishe ibyo wavuganye na Rudoviko kuri telefone umubwira ngo nateranye birasa n'umwari urumva ushaka kubatandukanya mama nge nari nzi ko wahindutse urumva gahunda zanyu zo kunkuraho nari nibereye nzi ngo ndafunzwe nzi ngo uriya n'ubupolisi ugiye kunshira muri gereza iyo biza kuruta ahubwo bakamfunga aho kugira ngo mbe ndi hano nge nakubwiye ngo ndagiye kandi sinsubira inyuma uzi ko bakuroze noneho mbyemeye utari muzima uzi ko mbyemeye utari muzima rati ndabara rimwe ndabara kabiri gatatu nkubone wageze hariya mu mfana nge mama ndashaka kuhinduka ntabwo nguceka subibone rekura ndagenda rekura subira hariya mu bigumane niba ari byo bikaba birasazangurira imyenda ndakuvuma uzapfa wangara rati wijya kunteza ibibazo kuba udafunzwe narakuzanye ukaba wisha ahangaha urabona nge ntakifuza ko umwana wanjye ajya ariko ndaguteza ibihe bibazo mama nge ndaguteza ibihe bibazo wowe ugiye kujya kwa birasaze neza ko ufunze none ugiye kwigaragaza ubwenge bwawe maje kubona ko wabwicariye neza umutwawe urimo ubusa nge icyo nshaka ni ukuhinduka mama utarahinduka nge nshaka ngo ceka ntabwo ukunda amahoro wo kundi bigere nka moto ndavuze ngo tubone hariya hanise wowe urafunzwe uri mageragere none ugiye kwigeregarera mu muhanda hari unteza ibibazo none se ngiye ko nagize ngo uzahinduka mama nge nari nzi kuzaza ntabwo nzahindurwa n'ubugoryi bwawe wagicucu ngeze n'ubugoryi bwanjye z'amafuti yawe yose ndavuze ngo ubone hariya ntabwo njyayo 4 5 6 mbese nyangaraga ntabwo ngana nawe uzaperereza kandi nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi nta n'isoni rande biri no shinzi we ko nk'ubu ngubu mana yanjye koko ibintu nzabigenze ntabyaye nabinabyaye ikigoryi ntabwo kibona ko uretse ariko arambuka urambona njye ntabwo ngana nawe anebera we fatwa iki gikapu cya ntabwo ngubiyemo mbare mugende umwana hase mwambare nababwiye ngo sinsiga umugabo wanjye niba ari n'amahano yarabaye ibintu bikomeje kuba bibi papa mwagiye mwana wanjye turimo turoreka umuryango papa mwagiye mukandika ikizira kigiye kwinjira he ni kinjire mana yanjye ubwo nimba ari ukwinjira cyarinjiye
kimaze igihe kinini nimugende. Ingaruka zazaza ku mwana wawe Ntacyo zizatugeraho. Nako zitadusize. Nk'uko ko papa urashaka ko nkubahuka? Oya. Ntubizi ko nkubaha? Ntubizi ko nkubaha? Wambabare mukagenda. Okay. Genda mu nzu yawe twigendere kibigiye. Reka mvugane. Kandi ndababwiye singaruke hano hanze mu gihe. Oya urasanga twagiye. Cyese niba nkubwira ibintu byiza byatugira umumaro twese ukampindura umusazi ntawe ntari so wakubyaye niba ufite undi so wakubyaye nyine ubwo ntabwo nahero mburana nawe ntabwo ari wanjye. Umwana ubitekerezeho. Nawe ubitekerezeho umwana wawe. Rero njyewe kwiza ukuri mwana mama. Nuko ibyo mvuga mbihagazeho. Nukuri. Ntabwo mwashaka kunyumva. Agashaka kunyumva kandi n'ukuri kw'Imana pe ndi mukuri. Njye mu ruhande rumwe ndamwumva. Impamvu atakumva si uko atakubaha, urabizi ko umwana tubakubaha. Ahubwo ikibazo yagize reba ibintu byose biri kumubaho biramuhuriranaho. Noneho kumutegeka ngo tumubwira ngo kora uku ntabwo arimo kubyumva. Ahubwo twakora iki twagenza dute kugira ngo byibuze umwana abashe kutwumva. Njye icyo mbara ni iki ngiki wowe ugomba guhora hafi nyine ugakomeza amakuru ukabacungira hafi tukabumvisha kugeza ubwo batandukanye. Ikindi kandi tukamenya niba byibuze nta kintu nyine bakoze ariko nyine ntabwo tugomba kuva kuri uyu muryango kuko umwari na birasabwa gutandukana byo ni nk'itegeko. Ntabwo nakemera rwose ko abana bahuje amaraso rwose bagira uko bigenza. Muvandi uzi dore inama numva nziza. Ndumva waba uretse kumanuka ngo ujye mu rugo ukaza ukaburi iwanjye tukaba turetse tukareba ko byibura dutitirije tukongera tugatetereza yazashyira akatwumva. Ndumva ari cyo gisubizo cyiza kuko guhita umanuka byarambirana none wasanga umugani bagize n'icyo bakora. Uko bizi kuva n'umwana njye mbeshya ntabwo ndavuga ijambo dore ko sindavuga ijambo iri na rimwe nabatisi munyirahirira nari mbihagaze ko nemeye ko Yesu ari Kristo n'umwami n'umukiza wanjye. Kuva icyo gihe njyewe ndukubiri n'ikinyoma kandi uko niko kuri ndukubiri n'ikinyoma. Icyo kubeshya cyo ntabwo nyikuzeho. Twagenda. Reka tugende. Ariko no kugerageza tugatitiriza. Genda giye. None se ugiye hehe? Nusika nkubwiza ukuri ahantu ugiye kuko utabimbwiye waba ugiye ahantu gukora. Oya erega ntabwo ngiye ahantu habi. Ugiye hehe? Kureba mami. Mami se Karine ugiye kumureba he? Namukumbuye pe. Wowe ukumbura Karine? Bahe na ngewe nizi. Shaka baye wagiye bakomera gute. Bahe niki cyaguhinduye? Ndibonye subize ko inshuti yanjye. Ngiye mwicyo gitumye uva hano muri uru rugo utabimbwiye ko nzi usigaye umisha. Usigaye umisha. None suri inshuti yanjye. Nakubeshyira ikintu cyanyacyo kihuye hano. Cyanyacyo kitari cyo kureba Karine. Genda uriya mukobwa. Uri mukobwa se? Yarwaga arambangamiye cyane pe. Arakubangamiye cyane rwose ku rwego rwo hejuru ku buryo utabyumva. Ngenda bangamiwe. Aricara akaza kankoraho. Nagenda ariko wagira ukakomera gute. None se wamubwiye nimba utakimushaka ukamwe ukabimbwira nge nkamukubwira. Urahunze uriya mukobwa. Matibo njye nakubwiye ko ngukunda wanga kubyumva. Bityo rero ngiye mfashe umwanzuro wo kugenda kugira mpungu uriya mukobwa. Shabaye uri umugome nibyo ngibyo unkoreye. Ubu nukora ngo none se nanjye si umukunda nubwo Imana nanjye ndagukunda. Nga rero wigenda. Ukuri ku Imana nanjye ndagukunda nga rero wigenda. Matibo ni byiza kuba nkunda kuko nanjye gusa ndagukunda urabizi. Ariko rwose warambabaje. Urambabaza pe undisha umutima. Urandeba uranseka uranjoga umijisho ry'ibumoso ugira ute. Matibo warambabaje sinkubeshye. Nanjye rero bityo reka mfata umwanzuro ngende mbeguhunze nawe ubabare hakanya gato. Muri ruruzu njyenyine nibyo bintu nkore. Nta bandi bantu barimo se? Kandi rwose ubu ni ibintu nkore n'ukunzwe tumaze kubana tumeze neza tubanye neza none uragiye. Ubu ni Karine ko kukujyanye. Karine kuri mami nawe ndamukumbuye. Mami se mami biki? Rero nugira agahinda maze kugenda nawe ukababara nkuko nababagiye uzafata umwanya nawe umamagare
umbwira uti bahina ndagukunda kandi ndagukumbuye ngaho garuka mu rugo Kari ni kujyana so nta kibazo Matibo 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 ngaho ngwino nkubwire kandi umwe ngo n'ubundi uragiye nuko Imana wenda umbabarire kuba ngiye kugusiga mu rungabangabo kandi njye nambwiye ngo urankunda ngo ndagukunda ndabivuze ngo naragisigaye nkwiyumvamo nanjye nyisigaye ngukunda none reba ati uri gusakuriza abaturanyi ko bagira ngo ndagukubise kandi ntacyo ngutwaye none zuzi wowe wabwiye ngo urankunda none zuzi wabwiye ngo urankunda none nanjye ndavuze ngo ntabwo ngukunda none washize igihe kinini nanjye mbisamo ko ngukunda kugira ngo utagenda none ukaba ugiye nyine bivuze ngo ntabwo nkunda bivuze kugira ngo ntagende none ndagukunda byanjye bitagira uburyarya urankunda ariko warambabaje ntabwo nzongera kukubabaza noneho wambabaje igihe kingana gute ntabwo nzongera nyine igihe cyanganaga gute kinini reka nkanze ngo wabazeho igihe kinini none n'ubumbu uzamamagara bahe nawe shabaye uri umugome gusa ubu kuko aragiye we muri iyi nzu ngiye nyine usunze ajya mvugana nande bahe Sebene kuma mbona wihebye erega mama ibibazo by'isi ntabwo biba byoroshye sindi kuma mbona nka ubabaye cyane nkaho uriya mwana ari uwawe ubiyaza kuba uwawe ntabwo wari kwiyahura yewe no mu bintu bimpangayikisha ntabwo uriya mwana arimo cyane ahubwo ngiye mpangayikishwa n'uburyo nari mfite ubuzima bwiza reba akazi kanjye naragahombye kampani nari mfite ndayihomba reba abantu birirwa batwirukankaho gusa umva natuza gute koko umva natuza ni kweli birasa ubuzima ni esikariye habaho kuzamuka no kumanuka ntabwo ubuzima ari umuhanda urambuye utarimo ikorosi utazanabyibeshya uyu munsi ushobora kuba uri hejuru ejo ukaba uri hasi ku butaka ariko ntibiba bisobanuye ko upfuye cyangwa ibintu byose birangiye rero nk'umuntu w'umugabo utekerereza umugore we cyangwa se utekerereza urugo rwe ntabwo ukwiriye kugaragaza intege nkeya nk'izo ngizo uri kugaragaza kuko uko ucika intege umwari azacika intege bariya abakozi bose wazanye ahangaha badafite n'icyo basobanuye nabo bagende bacika intege niho handi uzasanga umukozi n'umwana wundi ni rubanda niho handi uzasanga rero agenda akusebya muri rubanda avuga ibyabaye n'ibitabaye avuga ko mubwirirwa kandi wenda wanamugaburiye wowe kwigomwa kurya ariko nukomeza ugahagarara nk'umugabo wa kera bari bazi uhamye icyo gitinyiro uzaba ufite kizatuma n'abantu bose bo muri urugo bakomeza kukubaha wenda amahirwe ufite ibyo byose byakubayeho waramenye mama wawe nkeka ko iyo utangira ubu ngubu ugahura n'ibyo wahuye nabyo hari n'igihe wari kuba warabuze n'amafaranga yo gukodesha inzu ariko byibura ushima Imana kuba mfite kuba narabashije no kugufasha ariko ubundi reka nkubaze ubu nonaha wenda ushobora kuba utabona agaciro kanjye oya agaciro kawe reka nkubwize ukuri ntabwo wenda navuga ngo ibyo wampaye ni bikeya urumva ariko nta nubwo nanavuga ko ari byinshi yego cyane ariko byonyine kuba ngewe narakubonye ngufite ese utekereza ko byo bidahagije birahagije rwose ntabwo ibintu ari byo bihagije oya kuba ngufite birahagije ahubwo nyine ngewe ese ujya utekereza ukuntu wabayeho uzi ko mama wawe ari Domina uzi ko mama wawe ari umugome nka Domina nyuma ukaza kumenya ko Domina atari mama wawe uyu munsi wa none uri mu bundi buzima bwo kubaho ufite mama wawe nka Karine
byibura ujya wicara ukongera ugatekereza ko hari igihe wazaba noneho udafite mama wawe nka Karine, ukaba udafite mama wawe nka Domina, ukisanga uri wenyine wowe nka Birasa. Ugomba kwitekerereza inshingano zose ukazikora mu buryo bwiza cyangwa buba ariko zigakemuka. Ibyo bintu ujye ubitekereza. Oh, कैसे? With this. Se bro, ubwo azakira ryari ko mbona haciye igihe? Hari umuti ndibuze kumushyiriramo, bizafata hagati y'ukwezi cyangwa 2 mushyiremo n'undi nyuma bizaza nyine azareba hagati y'ukwezi 1 na 2 bizaba byaciyemo. Bakubwiye ko hari icyizere ariko nyine abaguhaye bande babimbwira ko ari njyewe. Ako saa mugani mugani bambajije ubusa. Bizacamo ubizi neza twizere. Ahubwo narabuzanye sinzi. Bakubona umutima fresh urumva utishimye. Maka Imana igumisha kandi nizeye neza ko ngiye gukira kugira ngo nawe ndashaka kureba. Nabonye wamenyereye. Namenyereye. Bahena wamumenyereye. Umva namumenyereye. Ahubwo rero zaze musetse. Nari ndi gusoma muri telefone mu kanya. Somaga kuri karansetsa. Umwana w'umusore yabwiye nyina. Ariko bwa mbere akiragira kwiga segonderi. Mbwati sha mama. Giye kurongora. Gukora ubukwe cyangwa imibonano. Imibonano ndetse bituba ari iki? Kwangu nyine ubyara umwana n'ubundi nawe ukiri muto. Mama ati genda iruka. Arongora akana k'agakobwa k'isugi nawe ari imanza ahita atera inda. Oya. Ibyo bintu se birashoboka. Noneho barangije
umuntu yateye komantere aramubaza ngo ati se kubera iki utigeze ubwira mama wawe byuze ngo aguhe akubwire n'ako kanama byuze uzanashyireho n'agakondomu uwo musaza ukuntu yashubije mama yabimbwira umuntu ari kubikurikiza ntabwo mba nateye inda bana yanjye nayo ndi guseka mu cyumba sinzi ukuntu ntekereje niyo mpamvu uri kwisetsa wasetse ariko nizere ko ibintu bigeze kure umva bigeze kure duse ndarambiwe urambiwe ikizi ndarambiwe muri ibintu bigeze ku musozo ntabwo mva nkubwire dear done ntubwire ko wabikoze bahena namufatishije namuguyaguye mushima mu bwanwa mushima mukorakora ibipapuro yagiye kubizana namubwiye ko najya kubizana ari njye nawe tubyiyandikaho ubwo nyine agiye kubizana uko wamubwira uko ariko namurushije ubwenge byize mama karagakire aducange muhamagare rwose aducangemo akantu mba nkubwire niba ibintu wabikoze waba ugiye kundukura nkwizere nizera 100%. ndakubwiye ngo yagiye ibipapuro agiye kubizana mbwira ikintu wakoresheje kugira ngo bahena kwemere kuko ndakazi ni iki ese wowe igitsina gore ku mugabo ntabwo byumva namuguyaguye ndakimwemerera ndamusoma ndamubwira ati mva ndakikwemereye nuza ndongera ngikwemerere maze nawe agenda akibunamo amaguru koko amaguru yabangira ingata ubu arazi ngo naza nyine aragihabwa ibipapuro araza bizanye genda umva ari inzozi kandi buriya Karine nkubwiza ukuri yizera bari abana ku buryo ashobora no kumubwira ati genda ufatire ishakoshi umereze ikintu niba bahena yakwemereye inkoko niyo ngo tubyizere arava yabizanye kuri kw'Imana we umva nambwiye ati umva bahena ukoresha uburyo bwose bushoboka aba bantu tubarusha ubwenge ibi bipapuro noneho ari twe tubyegukana inzu birangiye gukorera ikintu ngiye gukorera kugira ngo byibuze bahena aza kuza hano utanahari wagiye ngiye kubwira Gakire ko byaciyemo byibuze guhe n'amafaranga ujye kwiryohereza kendi yatangiye korare ubundi niwe waje no kwa gatanu ewana n'icyaka cyari kimeze nabi kandi nanjye nicare nisengere ngeyo nitumye ikintu ntabwo cyane nira mubwire kambwire Gakire kabisa numva nabitekereza koko cyeka cyakora wenda nk'umugabo we nemera ko wenda tutazaba kuri ino ubuziraherezo nshobora kubanza kukagenda cyangwa se wenda nawe ukabanza ukagenda ariko mama mu gihe ukiri kuri ino si tuzaba tumeze nubwo naba mba muri iyi nzu nawe uba muri iyi ariko rwose kumbwira ngo tuzatandukana muri iyi si ibyo ntabwo bishoboka. Umunyarwanda yaravuze ngo amatage ni amatimba. Birashoboka cyane ko abantu bashobora kubaho batari kumwe kandi bose bakiriho. Siko ibyo bintu uri kubivuga ngaho wagira ngo ufite umugambi wo kuvana ukagenda. Erega birasa ntukumve ko uzampoza iruhande rwawe. Ese ujya wibuka byibura ko nasize n'urugo rwanjye? Uriya mugabo ko nabonye atorokera. Ntabwo yoroshye ariko ni umugabo wawe. Ugiye gusubira mu rugo se? Ibyo si byo navuze, ahubwo nakubajije biramutse bibaye ngombwa ko wisanga nyine uhagaze uri wenyine udafite umuntu uhamagara nka mama wawe, utari ufite n'umuntu uhamagara nka Domina, kuko burya nubwo umuntu yaba mubi kajana ariko aba afite icyo avuze mu buzima bwawe. Ariko uyu munsi wa none nta nubwo Domina ahari, wenda ngakubere mubi umubona, noneho nyine ujya wicara ugatekereza wisanze uri wenyine ugahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo. Ujya utekereza icyo wakora cyangwa ujya ubitekerezaho ukumva ari ibintu bitabaho, ukumva ni nk'inzozi. Ibibazo byose naciyemo nkabibamo ndigiye kuri kandi ari ufite kwifatira umwanzuro wo kugira ngo bisohoke. Mama ibyo bintu ntibikabe pe. Birasa
akenshi na kenshi njya nguhana nkaho ndi guhana umwana mutoya. Ako mama nawe nawe bigize umuragira nuko rimwe na rimwe nigiye ngukubita nkigarura nkibuka yuko uri umuntu w'umugabo wubatse, ariko igihe kirageze kugira ngo ube umuntu mukuru. Mama rwose reka mubwize ukuri, rekeraho pe, rekeraho birahagije. Uzi ko wajya ngo urimo uraraga? Abaraga se baraga gute? Ahubwo ni ukugutoza inshingano zo kwitwa umugabo, kuko hari igihe ufata imyanzuro nkabibona ko wakubutse. Uratangiye ugiye nzabaho ndi jyenyine nta muntu turi kumwe. Ariko nanakubwiye ngo amatage ni amatinde atandukanye abakundana. Ushobora kubaho utambona ariko ndiho, bitavuze ko napfuye. Ahubwo icyo ndi kugira ngo ubwire ni ukugira ngo umenye ko wabaye umugabo. Kuba narakuzanye muri iyi nzu, nubwo hari igihe intambara ziba nkakubwira ngo hari igihe nzakwirukana, ntabwo nakwirukana narakubyaye. Ariko nubwo nakuzanye muri iyi nzu ugomba kumenya ngo ese imitungo yanjye nasize byibura nayigaruza gute? Ese niba ntayigaruje nashakisha iyindi gute? Ibyo byose ukabikora nk'umuntu w'umugabo udafite undi muntu uwo ari we wese ureberaho. Kuko ejo bundi waravuze ngo umwari ni umugore wawe, ngo nanjye ndi mama wawe, ngo nitwumvikane ngo icyo turi bwemeze n'icyo turi bukore, ngo nicyo uri bukore. Bisobanura ko wowe kwifatira umwanzuro ntabwo ugize ute, ntabwo bishoboye. Ariko birasa igihe kirageze kugira ngo ujye wiga kwifatira imyanzuro nk'umugabo. Ntabwo ndi kubikubwira ngo ngutere ubwoba, ahubwo ni ukugira ngo umenye inshingano zawe nk'umugabo. Wikumva ko kugira ngo ikibazo gikemuke Karina ari bukigiremo uruhare cyangwa umwari ari bukigiremo uruhare. Akenshi hari igihe umugabo afata imyanzuro ikakaye kugira ngo abashe kurengera inyungu z'urugo rwe. Ibyo nubigenderaho, niyo naba mari cyangwa ntahari, bizagufasha kubaho neza. Rero ntugire ubwoba, nakuganirizaga. Sinabwo uba ukeneye kumva inama zanjye. Rega ugiruka ko wakuze ntari kumwe nawe. Hari utuntu twinshi nakugenda nkuganiriza. Uzi kuba Imana yari iguhaye umubyeyi, umubyeyi guhaye nta n'igihe muranamara nagatangira kukubwira ngo witegure kubaho wenyine. Nuko buri kintu cyose gihe nari bugihe cyacyo. Cyakoze ako wigeze ubaho maîtresse? N'ubundi ndi maîtresse. Wowe se ntaba maîtresse mwiza w'ubuzima. Uba mu minsi tubanigishije ubuzima. Ngaho mbwirira mama Rwera anshyira amazi muri dushe noge, hari ahantu nshaka kujya. Mama Rwe. Kesi. Tuba umwanya gato yavugana nayo. Okay. Thank you. Irba. I'm sorry. Right. Ntabwo byari ngombwa ko nkora ibintu nk'ibi, ariko nanone byari ngombwa ku rundi ruhande. Ibikimwe. Navuga ko ari njye wagerageje kwigira impumyi mu mwanya wawe, nkigira nk'aho aferi ziba hagati yawe n'umugore wanjye ntazibona. Ndemera ndababara, mbana nabyo, nkitaho nk'uko bikwiye. Imiti yawe uyibonera ku gihe, ntitaye ko aba uri kumbabaza. It means it's
5 iki nicyo gihe cyanjye ngo nanjye byibuze umva ukuntu kubabara bimeraho gatoya. Umutima ushyiriyemo uraza kukwitaho, uraza gutuma ibintu bigenda neza. Ndabizi ko wari usanzwe ureba, ariko ubu uzongera kureba ari uko mbishatse. Yeah.